ngusanze mu kazi murakanika ewana ufite ibintu byinshi bikuri iruhande ewana hano makanika nyine nanjye ndi kubahereza abakire banjye bagiye basigaye ibintanga nanjye nkavuga nti ambite umbemeze dore ko nabo iyo bambonye bararambika ntago rwo bategereza ubu kuri mekanike uri umuntu wa danje ewana niyo nahomiriza kutya ndebaho nyenda kabakaba nyine urabyumva nawe ndabyijyana mo tayari ubu radio urepara ibintu byose ewana ubuntu bwose buri kintu cyose kabisa uragikora ibintu byose ndabikora bikagenda neza cyane ubu bivuze ngo uri amashini kawe kari hariya mu nzu urakabona aho ngaho hafi aho nako mbanze arebe mu nda icyo gafite n'imashini ziba zikora n'utumashini ubuntu bw'uburegiteri wa mampri ahubwo kubera ko nyine kano kameza hano haba ubuntu bwa telefone televiziyo n'utundi biri ku meza manini mu hariya muri laboratoire nini nyine aho yagutse. Okay, ngusanze mu kazi ariko ntago nzi ukuntu witwa nta hantu ushobora kubabwira ati ahantu nkorera nta hani muri kare gace bita makanika nyine nzwi ku izina rya makanika mba nibe no kwa karangara nyine Buswahirini bahita Buswahirini kubusigiti ukwa karangara uri icyo cyose urakora uri tutaravo icyo cyose turakora tutaravo noneho byongeye umva maze dufite laboratoire n'abarwayi turabavura babana tuvura ibyuma n'abantu mukabavura iyo ajya ukamusuzuma neza termometre nyine ugahitura umuriro ugeze ndashaka kubona mu kanya urimo korogoshora tukareba bimwe mu byapfuye ahangaha no kuvuga ngo kano karadiyo kuno musaza wagasize ahangaha ubu bagasize yizeye neza ko ndibuze kureba ukuntu ngatekinika kubera ko ubu ariko nabanga turi muri shasha noneho rero urareba iyi dinamo iyi ngiyi no kuvuga ngo iyi dinamo rero ubu mu ikoranabuhanga ni mu bushakashatsi bwo gushaka ukuntu ubu ngubu ndi kureba ukuntu iyi ngiyi ngiye kuyikoramo foreze ntabwo aricyo yagenewe urabibona ko ifite ukuntu yo ikoze ijya ku muro direct ariko ubu ngewe hari uburyo ngomba kuyikora ikabamo foreze imeze neza cyane ibikora neza ku buryo nawe ushobora kujya no ku muzungu ukavuga ati ngereranyije umuzungu yakoze niyo umutekinisiye yakoze iyi ngiyi irarenze. Okay, twapfurikire utwereke neza uko bimeze ni ukuvuga ngo ubu ngubu iyi twako ubundi muri esiyage yayo iyi ngiyi ni ukuvuga ngo ndayifata nkiri kweseya ukuntu nyifata nkayikonegita rero ni ukuvuga ngo yo ndi kuyikonegita urumva nze bikwereke ukuntu tubigenza ahangaha ubutekinisiye bwacu ngenda bikwereka ye ntago ntegereza ngo mfunge cyane ye ntago ntegereza ngo mfunge cyane bifatishaho ukuntu ubundi bikijyanamo ibintu bikagenda neza cyane ngenda bikwereka ahantu abahanga babera hejuru y'abandi bahanga umutekinisiye arimo aratwereka uburyo cyagiye gukora foreze zino saha urayireba kuvuga ngo iyi ngiyi ubu ngubu ejo cyangwa ejo bundi hano waza hano ukakwereka ikoranabuhanga ryavuyemo hano muri dinamo reba gutya numvise ifite agasaku banza ushyiraho turebe neza n'abakurikiye barebe irikaraga cyane rwose irikaraga ifite imbaraga ku buryo bwose bushoboka mwabihaye ingufu zirenze ifite ingufu iyo bibaye ngombwa ndayongerera ngiye ikagira imbaraga nyinshi ikaba neza cyane urayumva ese ko numva itanga umuyaga bura ntabwo yavamo vandarateri uvuga ngo yo ifite na vandarateri yayo iyizana nk'umuyaga mo imbere ku buryo yo nubwo yakora ntabwo ishobora gushyuha urabona yo ni direct uyishyira ku muriro ako kanya igahita ikora uko ikora
ni ukuvuga ngo yo uko ikora niko inanihoza, iranihoza vandarateri yayijyanamo ubukonje ku buryo idashobora gushyuha. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu ikimara kuboneka ibikoresho byose birahari, ni ukuyikoramo ikoranabuhanga ku buryo nawe ushobora kugeraho ukareba ukavuga uti foreze we yavuye mu mahanga ya kure, itandukanye n'iy'Abashinwa, kuko made y'Abashinwa niyo muri Afurika bigomba kugira itandukaniro. Ariko ni ukuvuga ngo hagezweho made in Africa. Made in Africa niyo igezweho ubu ngubu. Ubu ngubu turafata bya bindi bya Japone tugashyiraho ubunyafurika bwacu tukabibyaza origino ya Chine, irenze ya Chine noneho iri dubure. Niki wabwira abantu bagukurikiye bazagukurikirana cyangwa se bari bukurikire? Ni ukuvuga ngo ubundi nk'abantu bagifite memory zibroka zifata mu mutwe, bagombye kuza bakiga tukabigisha, nabo bakagenda bagahereza abandi ubumenyi, gutyo buri muntu wese akava muri crise. Ubundi nta n'impamvu umuntu yakagombye kuvuga ngo njye nta kazi ngira, ngo njye ndashomye. Gute se umuntu ashoma gute? Ufite mu mutwe hazima, ufite amaboko mazima, ubasha kwicara ukareba ikintu unakoze nawe ukagikora. Ukagifata mu nguka mwigisha, mara kubimenya nawe ukagenda agakora iseta atari ukabita mukavuga ati dore metre nawe aratambutse. Metre. Kandi ati metre hariya abakaze rwose bari mu kazi kose. Nuvuga ngo isa umuntu wagukenera yakubona mu buhe buryo? Wambona contact ziba zihari, wahamagara rwose nta kibazo, ukaza tukabura tukabonana aho waba uri hose, no mu ntara hose waba urimo waza, adresse rwose irahari ifatika. Ukahagera kuri tele, wamara kugera kuri tele ukaza ukiga nkakwigisha, abari ibintu byinshi byo kwigiramo n'abandi. Yo hari n'abandi n'ubu niko usanze nta munyeshuri hari kuba bahari baza kwiga nyine bakiga iminsi yaba ishyitse ubundi nk'amezi 3 umuntu ufata mu bamaze kwimenya neza ibintu byose ku buryo akora nta kibazo. Iyi bayita automobile. Bayita automobile niko bayita. Watanga contact zawe? Nimero yanjye ndayitanga baye nta kibazo, 078 79 8 429. Imwe ntihagije se nubwo byasaba imirongo yose igayikorana n'ubundi, waba ufite Tigo, waba ufite Airtel yaguhamagara nta kibazo, ntabwo bigondera consommation yindi, imirongo yose irahuye. Niki watangariza abantu bagukurikiye mu bijyanye n'ubumenyi bwawe? Iyi site nabatangariza rero ngiye nkurikije ubumenyi bwanjye, fondation mpagaritseho iyi saha, nabakumbuza nabo bakagira nabo amashyushyu, bakaza kureba, bakaza kwirebera ibyiza. Buri umuntu wize mekanike nk'ingi yanjye, no kuvuga ngo umuntu ufite ububasha bwo kuba n'umunsi n'umwe atashobora gushoma, kuko no kuvuga ngo niba ugera mu kazi ukavuga uti ubu nakora ntakora, cyora guhagarana ngafata kino kintu, ngafata n'iki ngiki nkagiteranya, narangiza ngafata kano kantu kagashyiraho, narangiza ngacuranga kumva radio riravuze. Umuntu yazayabireba akavuga uti iki ko kivuga cyane, urashaka ngahe, kaguha amafaranga. Cyo gihe no kuvuga ngo igihe cyose witeguye ko utabura amafaranga yo kurya nk'umuntu umutekinisiye ufite akazi kawe. Hari ikintu ugiye kunkorera, ugiye gufata ikintu kimwe ngo giteranye kugira abantu bose babone yuko ibyo ukora bikurimo. Yego. Ndagiteranya, ibyo ni ibintu byoroshye cyane ko abari niko kazi ni ukuvuga ngo ubu ngubu nonaha iyo umaze kubikora gutya rero bihita bigusaba urareba kano kantu ukuntu bakita kano kantu akangaka bakita transifo. Bakita transifo. Buri transifo igira urwego rwayo bitewe naho ushaka kuyikoresha. Iyo ni kangahe? Ni ukuvuga ngo iyi ifite volute 6 irekura isora umuriro wa 6. Ni ukuvuga ngo ibishobora kuresista kuri radio y'amabuye guhera kuri 3 n'abiri, ariko ugenewe ifite umwanya wo kugenerwa kugira gute kujya ku muriro. Uko niko bikora? Uko niko tubikora twebwe, kandi bikagenda neza cyane rwose nta kibazo.
munareba nka kano kana kavuga ngo kamaze iki aka uyu bayita umuseno. Buri umuseno ukora ahantu hose. Umuseno nkako turi mu kano kazi, iki cyuma ureba kirarya, iki cyuma kirarya kijya sudire. Iyo sudire imaze kuba nyinshi unyuzaho hariya kikongera kikagera gute, kikongera kikamera neza. Ako urimo gutera bakita ngo iki? Akantu ndi gutera, ndimo gutera aka kantu nakubwiraga gatuma umuriro ugera muri radio. Ubwo nuvuga ngo radio kugira ngo ujye ku muriro igomba kuba irimo kano kantu. Uya radio uyishyira ku muriro nuko igomba kuba ifite kano kantu. Ibyo bita transformateur yayo. Nibasha gutransforma umuriro ukinjira muri radio ikomva tumuriro ikawugabanya. Ikawugabanya. Uvuga ngo ugenda uri ku rugero wowe ushaka ukurikije appareil yawe uri gukora iyo ari. Appareil ntago twebwe mu kinyarwanda cyacu dukoresha mu kano kazi, iyo bavuga appareil hazamo ibikoresho byo mu rugo, ubundi byose byitwa appareil. Appareil zo mu nzu hazamo televiziyo, hazamo radio, hazamo lecteur, ibintu byose bikaziramo, niko tubyita ama appareil. Appareil mu musore muri geto nyine kubavuga ngo afite ama appareil atari ngo ujye ukora mu nzu kemera. Izo zazindi uba uva televiziyo wakazamo umuziki nyine, radio keza kameze neza kavuga byatari nyine urabyumva. Tangiye kuyifunga. Ubu ngubu ndi kuza bifunga nenda kubishyikiza ku musozo. Ndimo bifunga rwose mu kanya gato cyane. Niwe Tano murasudiranya. Hano turaterateranya iminsi tisunika ariko kutubwira. Negereje kumva ko radio iri buvuge. Radio iravuga cyane ahangaha mu kanya urumva yavuze. Hano uraza kuyumva iyi radio irimo ivuga cyane ikomeye. Mbaza ngo ndi guterateranya ngo ibintu ngo by'amasinga ngo ngira gute, urabona ko radio yamaze kuba radio. Icyo ngicyo ufite mu ntoki ni iki? Ukuvuga ngo uyu ni umutima wa radio, iyo radio mfite mu ntoki. Iyi ngiyi ni mikoro yayo ituma ivugiraho. None no kuvuga ngo ya transformaga mfunga niyo yiba umuriro, isinga umuriro niyo yiba. Ubwo bwa nishikuye ku muriro nije muri transfo, mugeze muri radio uhereje mikoro, ibintu biravuze. Nota mike cyane. Nutamitse cyane, ubundi bino bintu bitinda kujya mu ishuri, uwo tinda kujya mu ishuri gusa bakufite mu mutwe afata bigezeho bitarira tayari.
ndumva harimo umupira. harimo umupira rwose ni ukuvuga ngo radiyo rwanda ubona ko njye nta anteni ndashyiraho gutya bimeze ubwo njye manza ahantu anteni kuvuga ngo amaraso yanjye yo ubwayo nta anteni ye niba ngo nibafashe hafi irahita ivuga neza ntabwo usanga nakugira ako kanya wovumbye urumva rero njye ibi bintu bari ibintu byanjye noneho ubu ngiye kukwereka ibindi bintu ubu ndiho ni ukuvuga ngo abantu bafite bya birado bya kera bisangizaga mu makaseti yewe iyo umuntu arayizana njye nkayikora hari ukuntu ikora ngashyiramo utuntu tw'utwuma twanjye ikajyamo flash ikagira na bluetooth ikajyamo na bluetooth yanjye ikajyamo ngo radiyo za kera radiyo za kera ni ukuvuga ngo za radiyo za kera hari ukuntu nzifata ngafata igitanda cyayo hari ukuntu mbihuza n'ibindi bintu byanjye nzi n'ubumenyi bwanjye ngashyiramo bluetooth ikaba ifite bluetooth yamenya amakasete uyibona nyine ari kasete kwanza hariyo irimo hariya ndimo gukora ndimo kugerageza ariko nuvuga ngo muri gahunda mfite igomba kuba ifite bluetooth kandi ubona ari kasete ijya mu bimwe bya kera bya kasete ariko ifite bluetooth none ya bluetooth ngiye ukuntu nyikora ubwo kuvuga gukonegitaho telefone ufite n'inzira ukuntu ushyiraho ugashyiraho na mikorofone ukaba wahuza ukavuga ukabwiriza ubutumwa bw'Imana ukabwira n'abantu Imana ukababwira Imana nabyo kandi nabyo nyambishobora nyabikora njyewe byose ndabikora ndacyane ni ukuvuga ngo iyo byabaye ngombwa umbanza ujya mu materaniro njya no mu kazi gato nkareba utuntu tw'abantu badukemura ukenera ko akazi kagafata ni uko nka telefone rero nk'umuntu wayisize abazi ko isaha yose ari buzire ayitora hano ziba zihari zitenze ari nyinshi zihari ziba zihari zitegereje ba nyirazo nuko ku buryo nyine buri wese yahageze atora igikoresho cyiwe kandi akagenda ameze neza yishimye. Ndi kubona za matushi na smartphone mugira na smartphone ziba zihari nyinshi ahangaha ni ukuvuga ngo reba nk'iyi ngiyi ubu nyirayo yari ifite ikibazo hano ho kutinjiza washyiragaho kuri chargeur gutya ntiyinjize ariko ubu yabaye tayari rwose mu kanya ari buze kwireba yabaye neza ni karibu umukiriya mwiza urugi rero urugi rw'ino telefone yayafite akantu tuba tuzifite nziza zimeze neza zirandikiraho wahise winjira mu kazi mba ni mu kazi telefone nta kibazo ifite ikibazo n'urugi rwonyine ubwo rero urugi kubona urugi ni ikibazo bitise kwebwe bibaye ngombwa nk'iyi ngiyi ubu ngubu ufite nka bibiri nta nayo guhindurira njye nkayigira iyindi nkashaka gushyiramo hano muri ifite urugi rumeze neza bikagenda neza urabona ko byakunda kandi kuko yino kubona urugi rwayo biragoye urabona reba nk'ingi isa neza ariko kugira ngo ubone runo rugi rwayo rufataho inyinshi zagiye zisaza nyine urabibona nawe ntabwo biba bigikora ariko iyo byanze kutugukira mu yindi housing nayo ya marike ya Tekino telefone ukayijyana iriho urugi uhamagara neza nta kibazo urabibona ute ko nabangukiye menshi telefone yawe irasubirana ubuzima na wa musore nawe na wa mugabo ajya abona nyine ko nawe ufite telefone itari ugera upfundikiranya bifunze n'amasikotche n'ibiki aho nawe uri umuntu umusirimu usobanutse uko nagiye bisobanutse mujye mwemera tubasirimure muwe abantu basobanutse ubwo ngubu ntabwo wabona rujyaho nizo nakwereka zose nta namwe rwafata singwa urugero makubwirana urugi ruhari ubona ngo uru urugi ariko ntabwo ntirwafata ni rubi ntabwo ari ruto birangana si urwaye se bari urwaye ko tuba tubizi ko ruba byambarana ariko sibyo byiza se kuba bidasabye ifite ikibazo ahubwo ikibazo none se ubwo urabona nawe reba runo cyangwa urareka nyine duhindure n'amatushi turashyiraho urugi dushyiraho n'akano k'amatushi kugira bize uza bisa nyine batabona kuba bigize ukuntu ariko ntabwo amafaranga aba ari menshi tuba tubate amafaranga make y'amazi kugira ngo ejo muzadukumbure mugaruke muri kuko dukunda gukumbuza abantu kugira ngo bajye bagaruka bongere baturere badushaka mugende mwongere muze Uya wagiye ntudukumbure naze kwajya gute ego tugomba gukora ibintu byiza ukazasigara uvuga uti wa muntu wamureka akantu kabisa
ngomba gusubirayo. Bari umuntu nabwiye ngo azankumbure agira arambwa ngo se kumwe ngo nzagukumbura nka tuzankumbura arambwa ati kandi nabo bakobwa niko bambwiye ngo hano hose umuntu wese waje ngo muyisega mu bwiye ngo azabakumbure ari nyine bari byose dukora ibintu byiza ngubu nyine telefone we yanyijeje ko iyi weekend ngo ari buze kungurura akantu kubera ko namwemeje yemeye amvaraga ati wowe ukora akazi uri smart ndaza kuza nkureba tujye muri sikoro urahazi ahantu haba akamushikaki gahumura ukuntu ameze neza cyane rero hariya twebwe baba babizi nyine ko iyo tubakorera neza nyine resitune baduhereza no kutwemeza kamushikaki. Turimo dusoza ni iki wabwira abantu bagukurikiye? Iyi saha tuvugana abantu bankurikiye bose numva nababwira yuko ari karibu hano iwacu baza bakadusanga tukabakora serivisi nziza kandi bakazishimira kuko turiyizeye mu buryo bwose bushoboka mu bumenyi no mu guhugura. Turanahugura kuko buriya hari ibindi utabasha kubona no gake tutegereje tugakora n'ibintu bya bobinage surayizi ni n'ubwa mbere nyumvise. Bobinage hari ukuntu dukora urabona nka bino bintu mba natangiye hano mba ndimo nkora ubu iyi ngiyi ni sipika bayita mikoro ya ampuri. Urabona hano ubundi urabona ko kirafunguye urabona ukuntu mikoro bimeze urabona ko ari iyi ngiyi ni sima ko nyine isigaye ariko no kuvuga ngo ndongera ngatangira hasi nka bobina nkazamuka cyo mu rotiseri namucyo mu rotiseri ngasubiza na rya karatasi ryayo ngakubita umuziki hariya ukavuga uti umutekinisi yaranyemeje. Ariko amasaha yagiye aba yadusize ariko ubundi ni ukuvuga ngo wakagombye kuba waje kare ubundi ibintu tukabireba neza akwereka inzira tubinyuza muri ko tubigenza ukareba uburyo babara rimwe kabiri muri bobinage ya mikoro hasi mo uburyo babara kabigiye ugataha wabimenye neza. Ni izihe mbuga nkoranyambaga ukoresha social media abantu bawe bagusangaho bakagukurikira? YouTube nkigira WhatsApp kuko nira nimero yanjye iri WhatsApp akenshi wakongera ukayibibutsa. Nimero yanjye ni 078 79 48 42 9. Murakoze. Ubwo abagukurikirana nabo bagomba kuba ko bari seriye kuko bagomba kuza baze badusange. Ufite umusore udafite akazi yaze ikere hano iminsi ngahe nawe burigera aho ngaho akikorera agatahana akabona tike atagombye kuvuga ngo ndakura tike kagenda kigura nako gapura kiwe ubundi akakura n'ubumenyi yangize no kagenda agakorera abandi akazigisha nabo bakamenya nabo bakazavuga bati wa muvandimwe yarize koko yize natwe araduhugura. Mbabwa ni ciao yari TH Rwa TV twe twasuye umutekinisiyani kwa Karangara ubu amajije kutwereka bimwe mu byo akora mwabibonye ku meza bangokora subscribe like share na comment wamwishimiye uramuhamagara nimero yayitanze ubundi akakwereka uburyo ibintu byose bikorwa. Murakoze cyane. Karibu bajye baza badusange tubakorere tunabigishe kuko umenyi bwo turabufite buhagije turabahugura kabisa bikagenda neza cyane.